Reka dushime Imana kuko yaturinze muri iyi minsi 6 ishize, tukaba twinjiye muri uyu umunsi wejejwe, Imana ikawuha imigisha. Imana ihabwa icubahiro. Muri Zaburi ne wavuze ati, muze mu nzu y'Uwiteka, muze muramye Uwiteka, muzanye amaturo, mwambaye ibyera. Isabato ikwiye kutubamo iminsi 6 tuyitekereza, tuyitegura. Noneho kuri uyu munsi w'isabato tukaza twiteguye, twabikereye, tutari guhuzagurika. Ariko hari kondisiyo. Muramye Uwiteka, niko muri Zaburi menzari 122. Muzanye amaturo, mwambaye ibyera, niko handitse. None tumaze kuririmba indirimbo ivuga ngo mbese 116 ntacyo wasigiye Yesu, dore umutima wawe wuzuyemo amaganya. Nta mwanya wasigiye Yesu ngo yinjiremo. Ubu ahagaze ku rugi arakomanga yinginga. Nta mwanya wasigiye Yesu ngo yinjiremo. Ni ikibazo. Igice cya 2, upfusha igihe ubusa kandi ari ingenzi rwose. Mbese nta mwanya ufite wo gukorera Yesu? Nturarusha ugerageza gutarura abazimiye? Mbese nta mwanya ufite wo gukorera Yesu? Nturarusha ugerageza gutarura abazimiye? Dukurikije ku ntumbero cyangwa injana muri iki gihe turimo, nuko turi gutarura abazimiye, tukararika abantu kugira ngo baze kumva ivugabutumwa. Turi kwiga icyigisho cy'Abakristo. None tumaze icyumweru mu mavuna. Amavuna twayatangiye kuyatangaza mbere y'uko atangira, tubwira umuntu wese kurarika. Ushobora kuba warararitse, abantu uraritse ntibaze, cyangwa se bakaza. Icyangombwa nuko utanga icyo gihe ukaja kurarika. Ikibazo, none warabikoze? Ariko abagerageje kurarika ni bande? Ikiganza hejuru. Abatambutse bagatanga icyo gihe bakaja kurarika. Imana ibahe imigisha. Abandi bimeze bite? Ikibazo kirabaza ngo mbese nta mwanya wasigiye wo gukorera Yesu? Cyakora nanje narararitse. Nubwo umubwiriza kuri gahunda atari yakagera ku gihande cyacu carombuwe, ariko nje n'umuyobozi w'igihande n'abandi bizera twagerageje kurarika. Amagambo tugiye kwiga ari mu gitabo cy'Umurimo wa Gikristo ku paji ya 83. Haravuga ngo, turiga paji 83, 84, 85. Haravuga ngo dusabwa gukora ibyo ba data basabwaga gukora. Turasabwa gukora ibyo abatubanjirije basabwaga gukora. Ibyo abatubanjirije
akenshi nageze muri iri torero muri 88 nta mavuna nkaye yahabaga yo gushiramo amafaranga, ahubwo muri 88 twigaga icyigisho duherewe ubusa. Igihe kiragera uko itorero ryakuraga rero ryakuzaga amajambere, bisabwa kwigurira icyigisho. Uretse kugana Yesu n'ibyigisho bya Bibiliya n'igitabo cyitwa ibisubizo by'ibibazo byawe n'igitabo cy'intambara ikomeye gatoya, nibyo bitabo nasanze mu torero. Ibindi bimwe byari bifitwe n'abapasitoro tukaja tubibona dukoresheje umuhati mwinshi, bimwe tukabyandika n'intoke kuko tutari dufite aho twabikura. Ariko uko ubushobozi bw'itorero cyangwa ubushobozi bw'abatubanjije bwagendaga buzamuka, niko itorero ryagendaga ritera imbere. Ibyo byatumye rero twinjiza abana bacu baja kwiga mu bigo byacu by'amashuri. Ubu nibo barangije, nibo bari kuduhindurira ibi bitabo turi kwiga. Imana ihabwe icubahiro. Niyo mpamvu rero uko ababyeyi bacu bakoze, turasabwa gukora ibirenze ibyo bakoze. Nibyo turi kujana. Ariko abatubanjirije bashatse ibi bibanza, kubo twari turi kumwe muri Kabwende na korari, bari bakoze umunsi mukuru w'abasaza babashimira uburyo batangije umurimo hari Kabwende. Muzi yuko itorero rya Kabwende ari ryo byabyaye iri torero, ribyara na Karanda, ribyara na Kansoro, naryo ribyawe na Gihora. Bivuze muri za 65 bashimaga abasaza bagize uruhare mu gushingwa mu kubona imbago, ndetse uwabigizemo uruhare batumiza abana babo babaha impano. Bivuze ngo rero nongeye kucibutsa, njibutsa umukuru w'itorero mukuru. Urakoze, Imana iguhe imigisha. Uwagize uruhare kubona imbago ya Cyabirumba, uwabigizemo uruhare, kuko umunsi mukuru natwe tuzawukora mu kwa gatandatu ku sabato ya 4 cyangwa iya 3, sibyo? Muri ayo masabato 2, iya 3 cyangwa iya 4, niho natwe tuzagira umunsi mukuru w'abasaza. Byari byiza cyane. Hari Kabwende bari batumiye korari yo mu majepfo, korari y'abasore rwose bari badutumiye, bari batumiye korari yo yahara ku Musanze Mawusi twahuriyeho. Wari umunsi mwiza cyane wo kwiziza umunsi watumye abo basaza batuma aho duhagaze ubu tuba duhahagaze, kuko iyo bataza gushiramo imbaraga kugira ngo nabo bafate ibibanza kiba amatorero adahari. Barakoze rero. Twebwe se turasabwa gukora iki ko twasanze ibibanza byarafashwe tukabyubakamo? None twebwe turaja kugura ibindi bibanza? Nibyo koko dukwiriye kwagura tukaja kugura ibibanza. Ndashimira iri torero rya Cyabirumba, twagiye tukaja mu ntara ya Bukonya tukamarayo ibyumweru 2, tukaza dushinzeyo urusengero dushizemo n'abizera. Imana ibaha imigisha. Kandi mwese mwarakoze. Ndabyimuka muri 2012 twagiye hano nk'itorero amakorari yose turakambura turagenda. Ibyumweru 2 twasize twubatse urusengero, twatangiye fondasiyo. Ndikwibuka rwari urugamba rukomeye cyane, kuko ninje wari umuhuza bikorwa wabyo. Bamwe basigaraga bari gusiza, abandi bakaja gutunda amabuye, abandi bakaja gutunda ibiti, abandi bakaja kubwiriza, abandi bagasigara barateka. Nuko mu byumweru 2 fondasiyo iraboneka, urukuta rurazamurwa, amabati arasakarwa, kandi n'ivuna rirakorwa. Itorero ririho ryitwa Birambo. Imana ibaha imigisha. Urero turi kugenda dukora ibyo abatubanjirije bakoze. Ikibazo rero ubu ko turi mwirarika,
ko turi mwivuna wakoze iki weho muri iki cyumweru umaze gukora iki? Ushobora kuba warabigize mu burangazi, ushobora kuba hari ibyaguhugije, ushobora kuba warabyibagirwe, none uratangira gukora. Ibaze kandi wisubize. Reka twinjire mu byanditswe, kona maso yanje, reka nifashishe indorerwamo nsome vuba. Dusabwa gukora ibirenze ibyo ba data basabwaga gukora. Umucyo urushijeho kuba mwinshi, umurika kuri twe kuruta uwamuritse kuri ba data. Imana ntishobora kutwemera cyangwa kuduha icyubahiro igihe cyose dukoze nk'uko ba data bakoze, cyangwa se tugize imirimo ingana n'iyabo. Kugira ngo tubashe kwemerwa no guhabwa imigisha nk'iyo bahawe, tugomba kuba abiringirwa tukagira n'ishaka nk'iryabo. Tugomba guteza imbere izo ndangagaciro nk'uko nabo babigenje. Tugomba guteza imbere izo ndangagaciro nk'uko nabo babigenje, kandi tugakora nk'uko bari kubigenza iyo baza kuba ari bo bariho muri iki gihe cyacu. Ni ukuvuga ngo bari abasamweri n'abandi, iyo imbaraga bakoresheje mu gihe cyabo bari kubaka ziriya nsengero z'ibiti. Nari ndi kuvugana na Nyiragakera, umukecuru twasuye, avuga yuko bo basengeraga mu nsengero hariya za Bwuzure mbere, zo zari zishakajwe ibirere, ndetse no ku Kaguhu hariya ku itorero rya Kaguhu, aho itorero rya mbere ryari ryitwa Bisate, batangije ni Kayibonwa ziri ari hano, batangije inzu z'ibyatsi. Nico gihe bari barimo rero. Ngo turamutse rero dukoze nkabo ntabwo twahabwa imigisha, kuko ni ukuvuga ngo umuco wamurikiye bakurikije amajambere igihugu cyari gifite, kuko kubona amafaranga 100 byari bigoye. Bakurikije uko iterambere ryako gace barimo ukuntu kari gafite imbaraga. Ibyo rero byatumye bakora nko muri iki gihe. None twebwe amazu yacu arimo amasima, arimo n'amatara. Bisabwa rero gukora ibirenze ibyo bakoze kugira ngo itorero rije imbere. Niyo mpamvu ubu ngubu turi gukorera no ku ikoranabuhanga, tukabwiriza isi yose ikabimenya, kandi abo mu gihe cyacu ntabwo babikoze. Ndikwibuka yuko twagendanaga mu gihe cyacu ndi umusore muri zo za 88, tugafata ibibwiriza ku makasete, abandi tukandika n'amakaramu. Ndikwibuka yuko nanditse ibitabo n'amakaramu birenze ibitabo 7, hajanda yandikira abantu bakaja kubwirizamo, ba Nyagasaza na ba Berenari. Ko nari mfite impano yo kwandika rwose, narandikaga nkabaha ubuhanuzi bakabwigisha. Ibyo rero ntabwo ari byo dukwiye gukora, ahubwo tukwiye gusabwa gukora cyane. Ababwiriza bakabwiriza, tugatanga igihe, tukava mu ngo zacu tukaja kubwiriza, tukazana abashitsi bakaza, umubwiriza wacu akababwiriza. Ikibazo gikomeye kuba nta kintu wakoze muri iki cyumweru, utaraje mu mutwe w'abasenga, utaritanze ngo uje kurarika, nta n'amafaranga ryo gushigikira ivuna wazanye, yewe utaraje no gukora umuganda hano, yewe nta no kuvuga ngo mbese ibi byuma biri hano bitwaye amafaranga ngahe. Waruzi ko umubwiriza nimba ari kubwiriza bakamubona ku ikoranabuhanga, bashobora kwihana, hakihana Abanyagisenyi, hakihana Abanyakigali, ari korari yabigizemo uruhare yo kuzana iri koranabuhanga. Weho rero ukaza, hari n'abaheruka kuza hano ku isabato batazi iyo biri,
yewe hakaba waba ruri mu diakoni ukaba uheruka ku isabato, uri n'umujyanama ukaba uheruka ku isabato, ukaba utazi n'ibi bintu iyo biri kugana. Bakaba bakubaza ngo mbese iwanyu hari ivuna, uri kubwiriza ninde ntumumenye, ntube wavuga n'izina rye. Imana iturinde, ari kibwirizo mfite kivuga ngo Imana iturinde kuba abashitsi mu itorero. Umushitsi yageze iwawe niyo yasanga ibintu bikocamye arifata, kuko ntiyakwinjira mu bintu bitari ibye. Hari abantu rero babashitsi mu itorero, akaza yabona ibintu bitari kugenda neza kwicecekera, akaba yaraje ku isabato akaba yagarutse ku isabato, cyangwa akaba yaraje ku isabato kaza mu materaniro y'imibyize, akaba ntumenye ngo mbese ibintu biri kugenda bite, ivuna riri kugenda bite, ibintu biri kugenda bite. Muje mwagura ibitekerezo. Iyo ndi hara i Musanze, hari abizere tuba turi kumwe, bamwe babwuzura abandi bahariya Galileya, tuvugana uko umurimo umeze, tukaganira umurimo umeze ute, mugezehe mu iterambere, ese mufite amavuna. Twasanga hari itorero ritari gukora amavuna, tukabakangura, kandi mu ntara itari iyo nduyemo. Bisabwa ikirere, bisabwa kugira ngo ugire akayihayeho k'uyu murimo w'Imana, kuko Yesu naza azakubaza ngo mu mpano naguhaye se wayikoresheje iki. Reka dukomeze tujye mbere. Ngeze ku kagingo kavuga ngo irarika ku itorero rifite ubunebwe. Irarika ku itorero rifite iki? Nimba mufite iki gitabo cy'umurimo wa Gikristo, irarika ku itorero rifite ubunebwe. Namayobera kubona ukuntu muri iki gihe hari umuntu umwe uri ku murimo, kandi hakagombye kuba abantu amagana. Abari bari mu ijuru baratangara iyo barebye ubunebwe, ubukonje, intege nkeya by'abavuga ko ari abahungu n'abakobwa b'Imana. Ukuri kurimo imbaraga nzima. Ukuri ubwako kurimo imbaraga. Ukuri twahawe n'iri torero kurimo imbaraga. Ikibazo none ko dutwaye ukuri kurimo imbaraga kudashidikanywaho, ko turi mu itorero ryasigaye, itorero rya Rodoki, itorero rya karindwi rizarangiza umurimo, izo mbaraga weho zigufasheho? Cyangwa uracatekereza ngo twakoraga kera nko kubwa basemakoti kera, ngo mbese kera ko batatubazaga amafaranga angana atya? Nigeze gutanga itura, hari ishimwe nari ndi gushima rw'igikorwa Imana yankoreye muri iyo myaka 88. Ntura ishimwe ry'amafaranga 600. Abakuru b'itorero n'abayobozi barakanganana, baribwira ngo nibeshe ngo burani 10. Ndabwira ngo ntabwo ari 10, ahubwo na amaturo yo gushima, kuko ico gihe umuntu yatura 5 agatura 10, waba wakaze ugatura amafaranga 50. Waba uri umuntu w'umubosi ugatura amafaranga 100, yari inoti nto byari biceri. Ubwo rero babonye ntuye amafaranga 600, byari ibihumbi hafi birenze 60 by'iki gihe, ukurikije agaciro k'ifaranga uko kari kameze. Kuko isambu yagura iri kugura miliyoni 3, yagura ico gihe yari kugura ibihumbi 3. Ubwo rero nukuvuga ngo uko twabazwaga amafaranga ico gihe ntabwo ari yo tukwiye kubazwa buno. Iri vuna twarihaye agaciro mu bariteguye ko rizagera mu ntera y'ibihumbi 750. Ariko umugabo ufite wambaye ipantaro n'iki akavuga ati muri iri vuna nzatanga 1000, nzatanga 2. Mu by'ukuri umuntu akutelefoni akaza kugusura iwawe, byo byonyine wamuteguza amafaranga ari munsi y'ibihumbi 2. Niko bayo umuntu aje kugusura iwawe, hagoma Imana David, umuntu agutelefoni ati ndaza kugusura iwawe, nta mafaranga ufite,
ibihumbi 2 byamwakira we n'umugore n'abana. None dufite ivuna rizafata ibyumweru 2. Ibi bintu byose biri gukorerwa aha nira moteri iri hariya inyuma. Hariho abatazi yuko kubera umuriro mukeya wa hano twashatse moteri yo kutwunganira kugira ngo ibintu bigende neza. Ibyo byose ni amafaranga. Ariko umuntu avuga ati ni ibihumbi 2. Ni ikibazo. Ushobora rero kudatanga amafaranga utabona uburyo, ariko ja kurarika. Twari dufite umukecuru witwa Nyirabahasha. Yari umukecuru ugeze mu zabukuru. Yari umukecuru w'intwara, ariko turamwibukira kuko yikoreraga ibihaza akabizana nka kimwe mu 10. Turamwibukira kuko yarambye ati nabaye umudiyakoni kazi imyaka 20 kandi twavaga hano mu Gihora tukaja gukora amateraniro makuru mu Rwangeri. Ati nto nigeze nsiba. None turi gukora amavuna ndi kumwe na Festo bakenera utwe. Turi kurarika ico gihe nari ndi mu gihande ca Rusenge. Tujayo nto yarashobeye yagenderaga ku nkoni 2 kuko yazaga mu Sabata akabona we nyuma saa 6 hari amateraniro ataraja kuruhuka gasigara hano. Bigeze igihe nabyo ananirwa kuza hano, yaravuye ati ngiye kubafatanya kurarika, ngiye kwicara kuri kaburimbo, umuntu wese uranyuraho ndamubwira yuko muri Cyabirumba hari amavuna. Bese ndi yakoze umurimo kandi atari kuva hari. None si wewe ufite ibirenge, ufite n'ubwonko buzima, kuvuga ngo nababajwe n'abantu bavuga ngo nta mwanya mfite. Ejo bundi bari kurarika muri Kampanga, ni umukuru w'itorero yavuze ati nje nabuze abantu baje kurarika mu gihande ca Kampanga. Nta numwe, ati nta numwe ngiye nyine. Nageze mu rugo mbyira umudamu, kuki mwabuze kuvuja gufatanya n'umukuru w'itorero wo mu gihande canyu? Reka kuntekera, genda uje gufatanya n'umukuru w'itorero mu gihande, njewe nditekera ndabishoboye. Ati ko yampaye uruhusa. Ntigenda. Ashobora kuguha uruhusa kubera yabuze uko agira. Ibyo wari urakora hano mu rugo bireke ndabikora. Gutanga umunsi gumwe mu byumweru 2 mu gihe umudamu yatanze ibyumweru 2, weho ukabura umunsi gumwe, abandi ubusimu bukonya twamaze igihe kingana iki? Twarahombye. Bizera twarahombye ko twamaze ibyumweru 2. Hodari n'umugore we baragiye na Koreta na Seruhengeri bafunze urugi baragenda, barahombye se. Ahubwo nyuma yaho ntibaguze imodoka. None umunsi gumwe mu cyumweru bitunanire bantu b'Imana. Ejo twongere tuje kurarika. Ntidushobora gukizwa turabanebwe nimbura mumaro. Ntibishoboka ko umuntu yaba yarahindutse mu by'ukuri hanyuma ngo abe umuntu utagira ico yimariye cyangwa ngo akimarira abandi. Ntibishoboka yuko twanyerera ngo tubone twikubise mu ijuru. Ayo magambo murayumvise? Ntidushobora gukizwa turabanebwe ndetse nimbura mumaro. Ntibishoboka ko umuntu yaba yarahindutse mu by'ukuri hanyuma ngo abe umuntu utagira ico yimariye cyangwa ngo akimarira abandi. Ntibishoboka yuko twanyerera ngo tubone twikubise mu ijuru. Nta munebwe uzinjirayo. Abanga gufatanya n'Imana ku isi ntibashobora gufatanya nayo bageze mu ijuru. Kubajana mu ijuru ntibyatanga umutekano. Kutujana mu ijuru turabanebwe ntaco twamarayo, kuko nubundi wagerayo bakagutuma ukanga, nguko bagutumye hano muri Cyabirumba ukanga, maze ukabuzanya ibibazo mu ijuru. Rero
kandi mu ijuru nta bibazo bizabayo. Abo mu ijuru bashishikajwe no kwitegereza itorero kugira ngo barebe ico abarigize bari gukora, ngo bamurikire abari mu mwijima. Mukwiriye kuzirikana cyane yuko muri gukorana n'Imana ikomeye, kandi mukwiriye guhora mwibuka yuko Imana itandukanye n'umwana mushobora gukinisha. Mukwiriye kuzirikana cyane yuko muri gukorana n'Imana ikomeye, kandi mukwiriye guhora mwibuka yuko Imana itandukanye n'umwana mushobora gukinisha. Ntushobora kwinjira mu murimo wayo ubikunze hanyuma ngo uwureke igihe wumvise ari byo bikunejeje. Kuba waratangiye waritanze, warabaga muri korari, warashishikaraza uri gukora umurimo, ubu ukaba uri gucogora, ukaba uri kuza wakerewe, ntabwo bishobora kunezeza Imana. Mwatangije iby'umwuka none murangije iby'umubiri. Iryo somo riri mu Bagalatiya. Turi ku page 83, service chrétien, umurimo wa Gikristo. Abamarayika bo mu ijuru bategereje igihe kirekire bashaka abantu aribo bizera b'itorero ngo bafatanye nabo mu murimo ugomba gukorwa. Barabategereje. Ayo magambo mushobora no kuyasanga mu gitabo, ariko ntocacasohoka ni volume ya 9 ibihamya. Benshi ndetse benshi cyane bari kwegereza umunsi w'Imana ntaco bakora, bahunga inshingano, kandi ingaruka y'ibyo nuko bahinduka ibikuri. Benshi ndetse benshi cyane bari kwegereza umunsi w'Imana ntaco bakora, bahunga inshingano, kandi ingaruka y'ibyo nuko bahinduka ibikuri. Kuko iyo tudakoze umurimo guri ubu, nimba hari inyubako ngo tuyikore, nimba hari amavuna ngo tuyinjiremo, nimba hari ubufasha ngo tubwinjiremo, nimba hari umusaruro ngo tubyinjiremo, ico gihe tugenda tuhinduka ibikuri. Ibikuri ni umuntu udakura ngaje hejuru. Ibikuri mubwiriza wacu azabitwigisha. Kubijanye n'umurimo w'Imana biteye agahinda, kuko kubijanye n'umurimo w'Imana biteye agahinda kuko impapuro zandikwaho amateka y'abizera zisa n'iziriho ubusa. Ni ibiti biteye mu busitani bw'Uwiteka, nyamara bikaba binyunyuza ubutaka gusa. Kubw'ibibabi byabyo byinshi bitariho imbuto, bigatera impahamyi ku butaka bwajaga kuba burimo ibindi biti byera imbuto. Turi ibiti bifite ibibabi biri gutera impahamyi, kandi ntaco bimaze. Amasaha arandangiranye, ariko abafite igitabo cy'uyu murimo wa Gikristo rwose duteye agahinda. Mukomeze gusoma iki gice, murasanga rwose dukwiye kwikubita agace tukisubiraho. Magambo ndangirijeho agasubi, ndangirijeho karavuga ngo, mbese ni gute mwebwe abasenga isengesho ry'umwami muvuga muti, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Mwarangiza mukicara mu mazu yanyu mugatuza, ntaco mufasha abandi. Hanyuma mugatwara urumuri rw'ukuri. Ego murakoze. Ntaco mufasha abandi mu gutwara urumuri rw'ukuri ngo murugeze ku bandi. Hariho akabazo. Ni mu buhe buryo mubasha kuzamura amaboko yanyu imbere y'Imana, mukisabira guhabwa imigisha, ndetse mukayisabira imiryango yanyu, mu gihe mukora bike ngo mufashe abandi? Ntibishoboka. Abenshi rero tusaba amasengesho yo kwigunda, uduha imigisha, udukiriza ibibazo,
ibi nibi hehe no kugira ngo dusabire abazimiye ko baza mu nzu y'Imana nabo bagakizwa nk'uko twakijijwe. Abatsinzwe n'iri jambo Imana itubabarire kandi iduhe kwisubiraho, kuko ngo n'uwakerewe na wa mwana wavuze ngo sindajayo nyuma akajayo niho yabonye imigisha, ariko wavuze ngo ndajayo ntajeyo yahuye n'ibibazo. Imana iturinde rero kwiziba amatwi, Imana iturinde kuba karegeya, Imana iturinde basimbirimo, Imana iturinde kuba abashitsi muri iri torero, ahubwo tube abafatanya bikorwa n'abamarayika bo mu ijuru. Igihe Yesu azazira azadutakeho ikamba avuga ati bagaragu banje mwakoze neza kuko mwafatanyije nanje kugarura abazimiye. Aho niho tuzambikwa amakamba. Ikamba ryawe ntabwo ari iryanje, impano ufite si yanje, uzabazwa impano yawe nanje nzabazwa impano yanje. Ahubwo reka umuntu wese arwane ku gahanga ke. Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu. Arakoze. Nubwo nkisa akabazo ariko ntabwo ari ikibazo, ahubwo nagasubi nifuje ko ntangaho inyunganizi ugana ku musozo. Kuri paji ya 84 isubi ya 2 haravuga ngo abantu bakorera Kristo utuntu duke cyangwa se ntibagire icyo bamukorera bari mu kaga. Ubuntu bw'Imana ntibuzaguma mu mutima w'umuntu ufite amahirwe ndetse akagira n'uburyo nyamara agakomeza kwicecekera. Nashakaga kuvuga ko muri iri bwirizabutumwa turimo dukora irivuna burya rikenera imbaraga, kandi imbaraga nta handi zishingiye. Kuko wabivuza harimo guhaguruka abantu bakagenda bakajya kurarika, ariko hari n'izindi mbaraga zishingiye ku bushobozi, ndavuga amafaranga, ku butunzi. Bityo rero iki ni icyumweru cya mbere kirashoje, ariko bigaragara ko mu matsinda yacu twagize imbaraga nkeya kugeza ubwo ivuna turebye nabi ritagenda nk'uko ryakagombye kugenda. Kavuga nti rero hari igihe dukora utuntu dukeya ntitugire kwitanga, nyamara mu mirimo yacu, mu buzima bwacu, mu iterambere ryacu tugira kwitanga, kandi hari n'igihe dufata amadeni kugira ngo ibintu byacu bigende neza. Nkaba nagira ngo rero Imana idushoboze tubitekerezeho neza, kugira ngo inkunga igomba gushyigikira ivuna, ibitabo bigomba kugurwa kugira ngo bihabwe abashyitsi n'ibindi ntavuze, buri muntu wese aze kubitekerezaho mu izina rya Yesu. Murakoze. Ka 3 buriya karavuga ngo nta gihe dufite cyo gusinzira, nta n'igihe dufite cyo kwiroha mu maganya. Umuntu ugerageza gusinzira azabura uburyo bwiza bwo gukora ibyiza. Duhabwa amahirwe yuzuye imigisha yo guteranya amahundo mu gihe cy'umusaruro ukomeye cyane, kandi buri bugingo bw'umuntu bukijijwe n'inyenyeri iba yiyongereye ku ikamba rya Yesu umucunguzi wacu ukwiriye icyubahiro. Mbese ninde ushaka kurambika intwaro hasi kandi aramutse akomeje urugamba ikindi gihe gito gusa ashobora kugera ku nsinzi nshyashya kandi agahabwa n'ingororano z'iteka ryose? Ni ikibazo. Warambika ikamba ukavuga ngo uzanesha urugamba kandi warambitse urugamba. Reka Imana idufashe rero, ndumva muri kubyumva neza. Icyangombwa ni ukubishyira mu bikorwa. Imana ibitwumvishe aho ntageje, Mwuka w'Imana ahageze mu izina rya Yesu.